mbese Yesu mwitande jemwe umucunguzi yanabengeze mu mbatanwa jemwe umutabazi yemwe tumukiza kuko yankijije urwayi yemwe umuyobozi kuko yankuye mu buyobe bw'amadini mbese Yesu mwitande jemwe umucunguzi yanabengeze mu mbatanwa jemwe umutabazi yemwe tumukiza kuko yankijije uburwayi yemwe umuyobozi kuko yankuye mu buyobe bw'amadini mbese wowe umwitande Adamu azababwira ati n'uwo mu rubyaro rw'umugore Adamu azababwira ati n'uwo mu rubyaro rw'umugore Aburahamu azababwira ati ni Melikisedeki umwami w'i Salemu umwami w'amahoro Aburahamu azababwira ati ni Melikisedeki umwami w'i Salemu umwami w'amahoro Yakobo azababwira ati n'umunyamahoro mu muryango wa Yuda Yakobo azababwira ati n'umunyamahoro mu muryango wa Yuda Yesu azababwira ati nigitangaza umugenama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro Yesu azababwira ati nigitangaza umugenama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro Yeremiya azababwira ati n'ishami rya Dawidi rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu Yeremiya azababwira ati n'ishami rya Dawidi rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu Yohana umubatiza azababwira ati intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi ni intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi Yohana umubatiza azababwira ati intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi ni intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi Daniyeli azababwira ati ni Mesiya Daniyeli azababwira ati ni Mesiya azababwira ati n'Uwiteka Imana Nyiringabo azababwira ati n'Uwiteka Imana Nyiringabo natwe abigishwa be duhamije ko Yesu ari Mesiya igikomangoma gitanga amahoro n'ubugingo
umucunguzi w'abari mu isi. natwe abigishwa be duhamije ko Yesu ari Mesiya, igikomangoma gitanga amahoro n'ubugingo, umucunguzi w'abari mu isi. niwe Yesu umwami w'amahoro, igikomangoma gitanga ubugingo. niwe Yesu umwami w'amahoro, igikomangoma gitanga ubugingo. musange none araguha amahoro, musange none araguha amahoro.